Kurikira Yesu ntabwo byoroshye. Abarobyi ngo basize ubwato bwabo, ndetse bariya ba Yakobo na se baramusize, basize se basiga n'ubwato bakurikira Yesu. Murumva byoroshye? Ntabwo byoroshye. Ariko ku bamaze kumenya Yesu uwo ari we biroroshye, ko Yesu ari we nzira y'ukuri n'ubugingo. Reka basuhuze nyamudukurikiye kuri kamera za Kurikira TV muri igitondo cy'icyumweru cya mbere cy'umwaka wa 2021. Dushimira Imana, mumfashe dushimira Imana twese hamwe yuko dushoboye gukandagira muri uyu mwaka w'2021. Hari benshi bahuriyemo n'ibibazo, ndetse twese muri rusange twavuga ko ari umwaka twahuriyemo n'ibidasanzwe, umwaka dushoje 2020. Ariko Imana yakomeje kutujya imbere, tugejeje muri 2021 amahoro. Reka rero mbifurize ngo uyu mwaka uzatubere umugisha w'ibyishimo n'amahirwe, no kugera ku nzozi zacu z'ibyiza benshi tuba twifuza. Umusomyi rero tugiye gusoma iri jambo ry'Imana, twumve ijambo ry'icyumweru cya mbere. Twumve ijambo ry'iki cyumweru cya mbere muri uyu mwaka wa 2021. Reka dusenge rya sengesho ry'umusomyi utubwira gusenga. Mwami Yesu, wejesha amaso yanjye kugira ngo ndebe itangazo ry'ayo mategeko yawe wandikishije. Amen. Umusomyi wo kuri iki cyumweru turasoma muri Bibiliya mu rwandiko rwanditswe na Matayo igice cya 4, turahera ku murongo wa 12 turagera ku wa 25. Hanyuma ikibazo turaza gusubiza ni ikibazo cya mbere n'icya gatatu. Mbibutse kugira ngo dusome dutekereza n'ibibazo turaza gusubiza. Ikibazo cya mbere ni ikivuga ngo ibyo nsomye birambwira ibyande kandi biranyigisha iki? Ibyo nsomye birambwira ibyande kandi biranyigisha iki? Icyo nicyo kibazo turaza gusubiza mu magambo muri iri jambo ry'Imana turi buze gusoma. Ikibazo cya gatatu ni ikibazo kibaza ngo mbese mu byo nsomye harimo urugero rwiza nakurikiza, cyangwa mu byo nsomye harimo urugero rubi nakwirinda? Reka tumaze dusome muri Bibiliya iri jambo mbere yuko tuza kureba icyo umusomyi atubwiye kuri aya magambo. Matayo igice cya 4 duhereye ku murongo wa 12. Umutwe w'amagambo uratubwira ngo Yesu yigishiriza i Kaperinawumu. Ngo Yesu yumvise ko babohesheje Yohana, aragenda ajya i Galilaya, yimuka i Nazareti, atura i Kaperinawumu, umudugudu uri ku nyanja mu rugabano rwa Zebuluni na Nafutali, ngo ibyavuzwe n'umuhanuzi Yesaya bisohore ngo mu gihugu cya Zebuluni na Nafutali, hafi y'inyanja hakurya ya Yorodani n'i Galilaya y'abapagani, abantu bari bicaye mu mwijima babonye umucyo mwinshi, kandi abari bicaye mu gicucu cy'urupfu no mu gicucu cyarwo bamurikiwe n'umucyo. Yesu ahera ubwo atangira kwigisha avuga ati, mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Agenda iruhande rw'inyanja y'i Galilaya, abona abavandimwe babiri, Simoni witwaga Petero na Andereya mwene se, barobesha urushundura mu nyanja kuko bari abarobyi. Arababwira ati, nimunkurikire nzabagira abarobyi b'abantu. Uwo mwanya asiga inshundura baramukurikira. Yicumye imbere abona abandi bavandimwe babiri, umwe ni Yakobo mwene Zebedayo na Yohana mwene se, bari mu bwato hamwe na se Zebedayo bapfundikanye inshundura zabo. Arabahamagara, uwo mwanya basiga ubwato na se baramukurikira.
Yesu agenderera ab'i Galilaya hose abigishiriza mu masinagogi yabo, ababwira ubutumwa bwiza bw'ubwami, akiza n'indwara zose n'ubumuga bw'abantu. Inkuru ye yamamara i Siriya yose, bamuzanira abarwayi bose n'indembe barwaye indwara zitari zimwe, n'abatewe n'abadayimoni, n'abarwaye ibicuri n'ibirema arabakiza. Abantu benshi baramukurikira bavuye i Galilaya n'i Dekapoli n'i Yerusalemu n'i Yudaya no hakurya ya Yorodani. Iryo ni ijambo dusomye muri Bibiliya. Hanyuma ibyo dusomye nshuti, bavandimwe, babyeyi bacu, iri jambo dusomye muri ibi birango biratubwira ibyande kandi riratwigisha iki? Icyo ni ikibazo twabajijwe. Icyo ni ikibazo twabajijwe n'umusomyi ku kibazo cya mbere. Ikibazo cya gatatu kikatubwira ngo mbese mu byo nsomye urugero rwiza nakurikiza n'urugero rubi nakwirinda. Nsubize kuri iki kibazo nihuse. Mu kibazo cya mbere ibyo nsomye birambwira ibya Yesu Kristo. Mu cya gatatu kandi ibyo nsomye, urugero rwiza nakurikiza ni ugukurikira Yesu. Gukurikira Yesu ntabwo byoroshye. Abarobyi ngo basize ubwato bwabo, ndetse bariya ba Yakobo na se baramusize, basize se basiga n'ubwato bakurikira Yesu. Murumva byoroshye? Ntabwo byoroshye. Ariko ku bamaze kumenya Yesu uwo ari we biroroshye, ko Yesu ari we nzira y'ukuri n'ubugingo. Ntabwo byoroshye gusiga ibyo dutunze, gusiga ibyo dufite ngo dukurikire Yesu. Reka muri uyu mwaka tumenye uburyo bwo gukurikira Yesu mu buryo bworoshye, no kwicisha bugufi mu mitima yacu, tugasiga ibyaha byacu, tugasiga ibituboha, hanyuma tugakurikiza iby'ijambo ry'Imana ritubwira, tugakurikiza urugero rwiza Yesu Kristo yagiye aduha tukagera ikirenge mu cye. Amena. Muri iki gihe niho gukurikira Yesu nyakuri ni mu mitima yacu. Hari byinshi byari byaratuboshye, hari byinshi dukunze. Gukurikira Yesu bisaba ngo ibyo wakundaga ubyirengagize. Ibyo dukunda nka ba muntu, dukunda ibyo kamere yacu arikira. Hari ugusigaye ibyo kamere yacu arikira, tugakurikiza ibyo ijambo ry'Imana ritubwira. Reka uyu mwaka rero twemere Yesu atuyobore. Amen. Reka turebe umusomyi icyo wabitubwiyeho. Mu musomyi batubwira ukuntu Yesu yimutse i Nazareti ajya i Kaperinawumu, mu kumushyira mu nzu y'imbohe, ndetse akazageza aho amwica. Herode yibwiraga ko ibyo Yohana yavugaga birangiriye aho. Yesu yahise ahaguruka akomereza aho yari agejeje. Yavuye i Nazareti ajya i Galilaya gusohoza ibyanditswe. Twabisanga muri Yesaya mu gice cya 8 murongo wa 23, igice cya 9 ku murongo wa 1. Ahitwaga Galilaya y'abanyabyaha, abari bicaye mu mwijima yabashyiriye umucyo, ababwira ubutumwa bwiza kandi abakiza indwara. Nimunkurikire nzabagira abarobyi b'abantu. Mesiya ntiyashakiye abazamufasha umurimo mu bize no mu bayobozi i Yudaya cyangwa Yerusalemu. Yitoreye abarobyi bo mu cyaro. Abo baturage nabo bahise basiga ibyabo barekura umwuga wari ubatunze. Bahamagawe nka sekuruza Aburahamu, bitaba vuba nka we. Babisanga mu Itangiriro igice cya 12 kuva ku murongo wa 1 kugera ku wa 4. Bahabwa amasezerano akomeye. Aburahamu nawe yahawe iryo kuzaba sekuruza w'amahanga. Aba nabo bahinduriwe umwuga, aho kuroba amafi bakajya baroba abantu, babayobora inzira yo gukiranuka. Amena.
Isengesho. Mwami Yesu, ndagushimira ko wampinduriye izina, kangabira n'umurimo mushya wo kuroba abantu bisabiye ibyaha. Amen.